ubwiza ni kimwe mu bintu byitabwaho mu bantu. Ikiremwa muntu aho kiva buri wese aba yumva yabwirwa ko ari mwiza. Icyo gihe akumva muri we agize icyizere. Nubwo ariko twese turi beza, gusa ubwiza burarutana. Hamwe umuntu aba avuga cyane, abantu bagahuriza hamwe kuvuga ko ari mwiza. Nibyo koko, hano twarebye mu ruganda rwa sinema hamwe mu hantu higanjemo abakobwa b'uburanga, dore ko nabyo babigenderaho mu kuba bakinisha umuntu muri filime zabo. Twagiye tubona benshi bibitseho ubwiza, niko kwibaza ese uyu munsi bamwe tuzi nibo bakiyoboye mu bwiza mu bakobwa babarizwa muri sinema. Hano dufite urutonde rw'abakobwa beza b'uburanga baba muri sinema ndetse bagiye bakundwa bitewe na filime bakinnyemo. Uru rutonde turabona abakobwa 10 beza bakunzwe kandi bafite impano mu gukina filime. Ngwino tubane mu kiganiro, ngiye mugiye kubana ndi Florence. Muhaye ikaze. Twibutsa n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mu rutonde rw'abakobwa beza bagaragara muri sinema nyarwanda. Turahera ku mwanya wa 10. Uyu mwanya turasanga umukobwa Gihozo Nshuti Mireille. Ukibona uyu mukobwa uhita ubona imiterere, dore ko ateye neza kandi akaba ateye karemano. Usibye imiterere kandi ni umukobwa mwiza ahantu hose. Uyu n'ubusanzwe azwi cyane muri filime, dore ko yakinnye filime nyinshi zitandukanye, zose zamugize icyamamare kugeza uyu munsi. Zimwe rero muri filime yakinnye tubonamo Indoto ndetse n'Ishusho ya Papa. Iyi ikaba ica kuri Zacu TV. Sizo gusa kandi Mireille uzamubona muri filime za Papa Sava. Uyu Mireille akaba azwiho gukina ari seriye cyane, ibintu benshi barushaho kumukundira. Gihozo Mireille niwe waje ku mwanya wa 10 w'urutonde rwacu rw'uyu munsi mu bakobwa beza baboneka muri sinema nyarwanda. Naho umwanya wa 9 turasanga umukobwa wamenyekanye cyane, Dusenge Crenia. Ni umukobwa wamenyekanye ku izina rya Madederi muri filime ya Papa Sava. Uyu mukobwa w'ubwiza budasanzwe niwe wigwijeho igikundiro ku bafana be. Madederi kandi yakinnye muri filime nyinshi harimo Indoto n'izindi nka Kariza wa Karisa. Azwiho gukina afite amahane, ibi bituma abantu bakunda imikinire ye. Yagiye kandi avugaho inkuru zitandukanye, harimo kuba yaratandukanye n'umugabo no kuba kandi ngo hari umusore yari amafaranga. Gusa ibi byose ntibyatumye acika intege, ahubwo yakomeje akazi ke kandi agakora neza kugeza uyu munsi. Nyuma y'izi nkuru zose zamuvugwagaho, Madederi yirinze kugira icyo avuga, maze mu gihe gishize mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka nibwo abantu batunguwe no kubona ifoto igaragaza Madederi asezerana mu mategeko n'umusore bamaze igihe bakundana. Byinshi byavuzwe kuri Madederi, ukongeraho ubwiza budashidikanywaho na gato, nibyo byatumye aza ku rutonde rwacu. Ikindi navuga nuko hari ikiganiro nakoze kivuga ku mateka ya Dusenge Crenia. Niba waracikanwe ku cyamamare ukunda, ndakigukumbuje rwose urarushaho kumukunda. Saranda Olive n'uje ku mwanya wa 8. Usibye gukina filime, uyu mukobwa yamenyekanye kera, dore ko ari umukobwa w'umuhanga mu bijyanye n'ibisigo hamwe n'imivugo. Yatangiye kwigwizaho igikundiro muri filime yitwa The Secret. Niba wararebye iyi filime uramuzi cyane, ndetse yanazamuye ubuhanga no kugaragaza impano by'uyu mukobwa. Nyuma yaho yakomeje gukina n'izindi filime zitandukanye harimo Indoto, ndetse ubu akaba akunzwe cyane muri filime Behind the Scenes. Ni umukobwa rero uteye neza w'ubwiza kandi unaseka neza, ndetse bituma abantu bamukunda. Dukomeze n'umwanya wa 7. Kuri uyu mwanya turasanga umukobwa mwiza cyane, Uwera Judith. Uyu mukobwa yamenyekanye ku izina rya Judy, akaba yatangiye kwamamara mu gukora video zisekeje yatambutsaga ku mbuga zitandukanye harimo TikTok. Akaba kandi umwe mu byamamare bikoresha cyane urubuga rwa TikTok kandi bakurikiranwa cyane. Nyuma Judy yatangiye no gukina filime. Ni umukobwa w'umuhanga kandi ukina neza role bamuhaye. Filime yagiye akinamo ni nyinshi, harimo Around Me n'izindi. Judy ni umukobwa mwiza w'isura nziza, noneho twagira ku nseko ho bikaba ibindi. Judy kandi avuga ko kimwe mu bintu yitaho cyane ni ukuba atakibagirwa tiro yo gusiga ku munwa. Cyuzuzo Ange Muvunyi ni umukobwa waje ku mwanya wa 6. Ni umukobwa ufite ubwiza bugaragarira buri wese.
biroroshye kubona amafoto ye ugahita ubona ko ari mwiza rwose. Yamamaye muri filime zitandukanye aho twavugamo Indoto, filime yakunzwe cyane ndetse yuzuyemo abakobwa beza. Saho gusa kandi uyu mukobwa Ange yakinnye no muri filime Irya Mukuru n'izindi. Ange kandi ni umukobwa ukomeje kugaragaza impano idasanzwe mu gukina filime. Ibi byose rero byatumye aza ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'abakobwa beza b'uyu munsi. Tugeze rero muri top 5. Wowe se ukurikije abakobwa tubonye hejuru, top 5 yawe washyiramo bande mu bantu uziyumva basigaye? Tubwire muri komenti ubundi dukomeze ikiganiro. Nyuma uraza kureba niba urutonde rwacu ruhura n'urwo wakoze. Twagiye. Ku mwanya wa 5 turasanga umukobwa witwa Nyambo Jessica. Uyu Nyambo ni umukobwa utajya ubura muri top 5 y'abakobwa beza babarizwa muri sinema. Nubwo aje ariko ku mwanya wa 5 benshi bemeza ko yakabaye ari uwa mbere. Gusa hano ntabwo twita ku marangamutima yacu, tureba ibigaragara. Uyu mukobwa Nyambo yamenyekanye muri filime nyinshi ntarondora, ndetse kandi anagaragara mu zikoze nka komedi. Bamwe mu bakinnyi bakomeye yakinanye nabo harimo Kiramani, Sabi, Rufonsina ndetse n'abandi benshi. Nyambo kandi ni umukobwa uhagaze neza ku ikofi binyuze muri filime akina. Hakiyongeraho ko nawe afite YouTube channel ye icaho filime zitandukanye kandi zirebwa cyane. Ibi rero bikamwongerera amafaranga mu buzima busanzwe. Tuvuze Nyambo kandi ntitwakibagirwa Titi Brown. Uyu musore yamenyekanye nk'inshuti ya Nyambo. Nubwo aba bombi bakomeje kumvisha abantu ko ari inshuti zisanzwe, ariko inshuti magara ntibyakuyeho ko bigaragara ko bakundana kandi cyane. Kugeza ubu mu minsi ishize aba bagaragaye nk'abatandukanye ndetse inkuru ziba nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Gusa hariho ko bari kugerageza gusubirana ndetse bakaba bakinana filime zitandukanye. Tudatinze tujye ku mwanya wa 4. Kuri uyu mwanya turasanga Gatesi Kayonga Divine. Uyu mukobwa utamaze igihe kinini mu ruganda rwa sinema, ariko yigaruye imitima ya benshi bitewe n'uburyo akinamo ndetse akaba n'umuhanga cyane. Ibi rero iyo byongeye ku bwiza afite byongera igikundiro kuri we. Yakinnye muri filime nyinshi kandi zose zigakundwa, kuko yazikinnyemo biragoye kwanga filime yakinnye nubwo waba udakunda filime. Urugero hano natanga ni filime ica kuri Zacu TV yitwa Kariza wa Karisi. Siyo gusa kandi Gatesi Divine yakinnye no muri filime yitwa The Secret, ariho yakuye izina rya Tesi. Uyu Gatesi uzwi kuri Tesi niyo waje ku mwanya wa 4 mu bakobwa beza tubona muri sinema. Wamurebye ni mwiza koko, ndetse kandi abantu benshi bamukundira uburyo agaragaramo, ahora yishimye aseka, bikamwongerera igikundiro ndetse n'abantu bamukurikira benshi. Ku mwanya wa 3 ho turabona umukobwa w'uburanga, uwo nta undi ni Iradukunda Nadine Nana. Uyu mukobwa ufite ubwiza bugaragara, benshi bemeza ko ari mwiza bitewe n'uburyo arebamo, akaba anateye neza ndetse akaba umuhanga cyane mu gukina filime. Nawe wabonye filime arimo wayikunda cyane ko ari umukobwa bigaragara ko ari umunyabwenge no mu buzima busanzwe. Nadine Nana yakinnye muri filime zitandukanye, muri zo twavuga kuzo yakinnye akagaragaramo cyane. Iyaza ku mwanya wa mbere niyo ari gukinamo yitwa Behind the Series, akaba ari filime nziza cyane kandi ikoze neza. Maya nayo ni iyindi filime yakinnyemo, City Made n'izindi nazo ni filime yagaragayemo. Uyu mukobwa mwiza ndetse kandi nawe utamaze igihe kinini muri sinema niyo waje ku mwanya wa 3 mu bakobwa beza, ndetse akaba ari kuba icyamamare mu buryo bwihuse ugereranyije n'abandi bakobwa. Ku mwanya wa 2 ho turasanga uyu mukobwa Irakoze Ariane Vanessa, umukobwa w'ikimero w'ubwiza butangaje. Kumuvuga byatuma duhera kuri buri gice cyose kigize umubiri we. Gusa namwe muri abahanga ndabizi ko mwabibonye. Numwe mu bakobwa basajije abantu ku mbuga nkoranyambaga, afite ubwiza utahaga kureba. Ibi rero ni nako muri filime yakinnyemo zikundwa. Uretse kuba mwiza, ni umuhanga mu byo akora, akoresha ubwenge ndetse akita kuri role bamuhaye. Filime yamwitiriwe yitwa Maya, ni seri nziza cyane yakunzwe ndetse yanarebwe. Siyo gusa kandi yakinnyemo, uzamusanga muri filime Ishusho ya Papa ica kuri Zacu TV, tutibagiwe The Secret yakinnyemo yitwa Rubin, City Made ndetse n'izindi. Mbere yuko dukomeza, kanywa akanya gato cyane maze ukore subscribe ndetse na like, ubundi tujye ku mwanya wa mbere. Ndizera wabirangije.
Umwanya wa mbere rero w'urutonde rwacu rw'uyu munsi turasanga uyu mwari Nkusi Linda. Linda yamenyekanye nka Linda Priya, umukobwa udashidikanywaho na gato kuba ari mwiza, dore ko witegereje neza byakugora kugira icyo unenga ku bwiza bwe. Yatangiye kumenyekana muri filime zikoze nka komedi zacaga kuri Afrimax TV, ari naho yakuye izina rya Linda Priya. Yakomeje no muri Depression, nayo yamugize icyamamare. Yanagaragaye no muri filime zisanzwe cyane iyitwa Mukadata series, akaba umukinnyi w'imena muri ino filime. Ntabwo kandi wakibagirwa ko Linda uzamubona muri filime y'Abamenya series. Uyu Linda ni umwe mu bakobwa bitabiriye Miss Rwanda, ndetse ubwiza bwe bwamuhaga amahirwe yo kuba yatorwa. Gusa Linda yikuye mu irushanwa, avuga ko abikoze ku mpamvu ze bwite. Linda ufite ubwiza bwihariye ni umwe mu bakobwa bakunze kugaragara kenshi mu bakobwa beza bagaragara muri sinema. Usibye kandi kuba akina filime z'abandi, nawe afite channel ye agenda anyuzaho ibiganiro bitandukanye, ndetse naho akanyuzaho filime zitandukanye. Ni nako tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nizere ko wanyuzwa n'urutonde twakoze, ariko kandi niba hari ubona twibagiwe cyangwa twahaye umwanya dakwiriye, tubwire dusangize igitekerezo cyawe hano muri comment section. Mwibutse uko urutonde rwacu rwari ruteye. Ku mwanya wa 10 twahasanze Igihozo Nshuti Mireille, umwanya wa 9 ho tuhasanga Dusenge Crenia wamamaye nka Madederi, ku 8 tuhasanga Saranda Olive, naho umwanya wa 7 twasanze Uwera Judith, Cyuzuzo Ange Muvunnyi twamusanze ku mwanya wa 6, Nyambo Jessica aza ku mwanya wa 5, Gatesi Kayonga Divine wamamaye ku izina rya Tesi niyo twasanze ku mwanya wa 4, naho umwanya wa 3 Niradukunda Nadine Nana. Umwanya wa 2 rero twasanze Irakoze Ariane Vanessa, naho umwanya wa mbere ari wo wa nyuma tuhasanga Nkusi Linda. Mwibutsa kandi ko inkuru nk'izi no ku byamamare bitandukanye nakagaruka hano. Ndagushimiye rero cyane kuba wabanye natwe. Bye bye.